ari umujenerali ukangisha abantu zicondica tuzi ko mu Rwanda bibamo yego tuvuge ko Nyakiso nakina ari perezida yego Kiremana agakina muhirika ubu tuzavuge ngo ngari gukangurira ba generali ntuza babandi no banyabo yego gukora kudeta ya perezida koko ibyo bintu ese ari umujenerali wakora kudeta ko yabonye Nyakiso muri komedi ayikora ntago si umutware baje akamwanga ngo bamubatize akamwanga ngo padi ngo nubatize ku ruhanga ntacyo rwakoze ubwo ni imfura uru ruhanga ni imfura ngo ahubwo batiza hasi hano yego se umutware yes mbahaye ikaze mwe mukurikira turi hano kugira ngo tubahe icyo bita entertainer culture tuganira ku bintu bijyanye na entertainment ariko kandi mu buryo bw'umuco kubera ko twebwe turi hano kugira ngo twigishe abanyarwanda ibintu byabagirira akamaro ariko kandi tunabahugure ku bintu bimwe na bimwe so nge ndi Rantain ndi kumwe na Pastor Mutabazi ariko waje mu isura nshyashya niba ndavuga Haji nde simbizi turakwakiri hano ku Nganzo Media TV. Murakoze ko mikazi na Apotre Mutabazi Yesu ni umwami were nziza n'umwaka mushya muhire Yesu niwe nzira no kuri n'ubugingo nawe ujya kwa datatamujyanye abatamwizerwa azashaka handi baca cyangwa handi bajye cyabazashyira ijuru ryabo ko waje mu isura nshyashya se twari twikanze ko ushobora kuba wahinduye umuvune isura mu buhe buryo isura yanjye kubera ko ndi kubona imyambarire ubwo kuba ko naje mu mwambaro bwawe budashyikira ariko ni ikibazo cyawe si icyanjye yego uyu ni umwambaro abantu bo muri Middle East bambara yego ahubwo ipantaro wambara yaturutse mu kihe gihugu ipantaro nambara yaturutse mu gihugu cy'u Rwanda wa hehe ijyana n'umuco wa hehe ni nkeka ko ari imyenda isanzwe iri classic si shabure si nkandasi ni tisi isanzwe ndagora urundi rugero nta dini igira imyenda yego igihugu nicyo kigira imyenda kuko nicyo kigira n'umuco ko nta dini igira umuco iyo aba hakabaye umuco hakabaye umuco w'ubwami bw'Imana yego ariko ubwami bw'Imana ubasha kugira umuco mu buryo bwa filozofi ushobora kugenda ufata shape zitandukanye bijyanye n'ibihugu uri gukoreramo yego Imana igiye muri Scotland abagabo bambara amajipo jipe none abagore bakambara jipe kirote cyangwa amakabutura yego Imana ntabwo ibwira abapasiteri baho ngo mwambara amapantaro bagomba kwambara amajipo nyine ntabwo rero icyo gihe imyambarire wavuga ngo ijyanye n'iri dini yego hari imyambaro yo mu Buhinde tuzi yego hari n'abajya bayambara mu bukwe ariko ntabwo abona umuntu yambaye uvuge ngo ngo ubwo ni umuhindu ntabwo biba bisobanuye ko uri umuhindu yego none kuki muvuga ngo hari imyambaro y'imihinde ntimuvuge ko ari ya gihindu yego none imyambaro yo muri Middle East mukayita y'abasilamu nkaho muri Middle East yabaye abasilamu gusa ntekereza ko abisirayeli bambara amakoboyi so icyo ntekereza utekereza ko abantu bo muri Palestine n'abantu bo muri Israel batambara kimwe bose umuco ujya kuba umwe yego civilisation n'umuco ni bimwe yego akaba ari imyumvire y'abantu se akaba ariho bipfira uyu ni abantu benshi bakunda kwitwara kijiji nimba ari byo biborohera yego abantu benshi iyo batekereza ubona bimeze nk'aho bibatoneka bambwira ngo uriya ni kanzu ya Kirisilamu ngo buriya nibyo yego buriya nibyo bibera muri ka kantu kateka iminsi ngo buriya nibyo yego ko mu mahame ya Kisilamu se harimo nko kuba abagore wenda bagenda bambara bitandiye abagabo nabo bakaba bambara imyenda ikozwe muri ubu buryo cyangwa n'ingofero ukabona ko ari wo mwihariko wabo ku buryo hari n'igihe biba bitemewe kuba hari imyenda yindi wakambara itandukanye n'imyemerere yabo ubwo ntago waba uri gushaka kumvikanisha ko imyenda yabo cyangwa se iryo dini nta myenda yabo bagira ntayo ahubwo usanga hari ibihugu birimo idini muri Middle East nyine ibihugu by'Abarabu ibihugu bya Kisilamu yego noneho mukitiranya kuba iyi myambaro ari umuco w'icyo gihugu no kuba ari iya Isilamu nese ka ngubaze nk'urugero Isilamu yahozeho kuva isi yaremwe oya Muhammad se ntiyaze nyuma ya Yesu yego nese muri ibyo bihugu y'Abasilamu mbere ya Muhammad bari Abasilamu barambaraga ariko bari abandi bantu wenda nta dini bagiraga ariko bari bariho ese ko batambaraga natekereza ko bambaraga gute muri Irani ni mu bwami bwa Peresi yego na mbere ya Yesu ubwami bwa Peresi bwari buhari uteza ko batambaraga barambaraga gute se ubwo icyo twakuramo niba uko bambaye umunsi muri Irani ari bya Kisilamu yego
ku bwa kera bikitwa ubwami bw'abaperesi bambaraga gute bikitwa ibikisi yego kitwa imyambaro nyine yo muri iyo Middle East yo muri icyo gice cy'ikisi. ntago hari abanyarwanda mu Rwanda habamo ibintu bya ryangombe no guterekera no ku bantu. yego umuntu yambaye ishabure cyangwa inkanda ahita avuga ko ari ku bantu se watubihuza n'imyezerere n'idini. ubu uriko bagufata nk'uwasaze, ubu bagufata nk'uwasaze kubera ko bamara gufata nk'uwasaze n'uburenganzira bakubigufata wowe ukabafata gute? Ikibazo ntago ari uko bagufata, ikibazo wowe ukabafata gute? Injiji. Simple as that. Injiji. Nese ubu kuba abantu basigaye bajyana n'imitekerereze yabo iraciriritse kugezaho bubatse ikintu cy'ikinyoma mu mutwe wabo kubera ko ikinyoma bagihuriye ari benshi bakumva ko kibaye ukuri. Yego. Ariko siko bikora. Hari abantu bavuga ngo buriya vizi yijyana n'ibyayo. Erega ibintu byinshi kumwanga abantu baravuga ngo. Yego. Abantu barayobye benshi. Wowe mbwira ibintu ubona bishingiye ku kuri. No kuvuga ngo icyo mbona nuko igihe vuga utari intekerezo ivuga gutya no kuvuga abantu baribeshya, abantu barayoba. Yego. Ubu se kubera ko abantu benshi baca inyuma abagore babo abandi bakagira udukobwa tubajyaho bafite imyaka 70 basiga abagore babo. Yego. Ngo ariko abantu bamwe baravuga ngo urugo rwo ku ruhande nirwo ruryo ibyo bintu by'abantu baravuga ngo. Yego. Naga bari ibya gihanga. Yego. Ko abantu baribeshya ngende kwereka impamvu abo bantu bibeshye. So reka wenda twigarukire buriya buri muntu wese agira imyemerere nuko abifata. Baba barabanye na byigihe kirekire bakeka ko ubwo bari mu kuri. Nayo baba bumva ko ari ukuri. Ariko nta kuri kwabyo. Yego. So ni byinshi nanjye nkubwira nk'urugero mu Rwanda ukoze film ugatwika idarapo bakugurukana. Uko wabuje abantu gukora nimba ari comedy script yo gukubita abakobwa. Yego. Ese watwitse idarapo none ubwo mwago. Ese pastor wenda reka mbikubaze. None se mu mafilime ya Amerika ntujye ubona watwika idarapo. Ujye ubona watwika White House se. Yego. Nese mu Rwanda ukinnye utwika urugwiro. Ukaba ufite ukuntu babimonta ukabikagaragara utwika urugwiro. Yego. Byagenda gute? Byaba ikibazo gikomeye ariko pastor impamvu ibyo se bavuga ngo twaturi mukuri. Reka wenda tunabyinjiremo tubiganireho gatoya. Uretse ko nanone kuri Rwanda gahugu umuca kandi wako. Dushobora ngo hano mu Rwanda. Ariko ibyo no gufata abaturage ko badakuze. Yego. Ko badakomeye mu gihorehore. Ngo hamonetsemo none se Jackson amubonye bakina comedy bagiye kwigaragambya kwa Mudugudu. None se kwigaragambya biremewe? Ntago byemewe. None se ntibayikinnye. Yego. None se ubu tuvuge ko Jackson akina ari president. Yego. Kiremana agakina muhirika. Ubu tuzavuge ngo ngari gukangurira ba general ntuza babandi no banyabo. Yego. Gukora kudeta ya president. Koko ibyo bintu nese ari umugenerali wakora kudeta ko yabonye Jackson muri comedy ayikora. Pastor buretse gatoya wenda mbanze nkubwire ku munsi w'ejo naganiriye n'umudirector wa filime ambwira ko buriya filime kugira ngo zikorwe akenshi zinagendera ku muco w'igihugu n'isoko uri guhereza ibyo bintu. Akaba ariyo mpamvu yagarutse nawe ku muntu bita Kiramana avuga kuko nayo mubajije ese Scovia ibintu yaba reka mubwire impamvu yakoze ibyo no ngufashe nubwo yabikubwiye. Hano mu Rwanda byanakubwiye by'ubujiji. Yego. Iyo umuntu ukaze uko wari ugiye kuvuga arakaze ni n'umuyobozi. Yego. Na views arazibarusha mu buryo bukomeye cyane. Yego. Afite na personality irenze. Yego. Afite potential birarenze. Ariko nanone umuntu kazi yavuze ikintu abandi bose batavuga ngo hasoke makuza dijo na juteriye bahita bose bemeza yuko nabari ko batekereza. Yego. Iyo baba we ariyo mpamvu amungane dukeneye kubuza ibintu. Nizo ko ikiganiro namba akagofero k'umutuku. Yego. Umuntu nyemera mwahita akagura mu iduka nawe takambara ari foto za litanyereka. Nabonye ukambaye meta ngateramo. Nese urumva atari bya bindi byuko ari umuntu wakunda Kiramani nawe yabona abakobwa mu nzira bambaye ugasanga arabadishye kuko yarebye filime ze kandi anamukunda. Ibyo wabivuga ashaka ko mbikarasa ku rwego rw'amashuri angahe n'urugero were muri primaire uzamura kugera university. Kuko nk'urugero tubishyize kuri platform ya research. Yego. Hakubaza ngo ubwo wakoze research ikoze gute? Urugero aho yakabikiniye ntiturumva no muri Satinsi wabikoze. Kabiri abantu bakurikira ibiganiro bye baguze band bafite smartphone bari educated. Barize. Ariko abanyarwanda benshi basigaye batunze amatelefone kandi ntago ari uko bize. Igitekerezo byanjye ngiye kubijyanira kuri fact wewe nawe ibyo uri bambwira ubishingiye kuri fact ntubifatire mu kirere. Yego. Nwereke ngo yego
none turajya no ku kindi muri Amerika Spiderman irakinwa akaba umwana ufashe igitambara akakishyiraho igitenge cya nyina akagizirika ku maguru ati ndi Spiderman ngo agahita asimbuka akabanza indahazi. Ariko pastor ugereranyije Amerika n'u Rwanda umagaritse utanumva igitekerezo cyanjye. Yego. Ni igite kikwereka societe dufite. Yego. Ubanza mu igitekerezo. Yego. Wasanga ndibuna birwanya. Yego. Ariko nabanje kumva ishari yabigenda gute. Yego. Abo bana iyo amaze gusimbuka yabona Matrix ukuntu yatwepaga amasasu nawe akigira Matrix. Yego. Filime movie za Matrix bazikura mu isoko bakajya gute? Bakazigurisha. Nako bazikura mu isoko bakakuzigurisha. Hoya barazigurisha. Ahubwo bongera ubukangurambaga bakashyira icyo bita disclaimer. Ibi ngibi ntuzabikora iwanyu. Uziko na Jackie Chan bajya bishyiraho. Bakunda simbuka nawe kuko akina movie aravunagurika. Babisoza kati ibi bintu ntihagire umwana ubigerageza iwabo. Yego. Kiramani nawe nimba adashyiraho disclaimer uwo muyobozi yagomba kumbwira ngo ibuka gushyiraho disclaimer. Kabiri uriya yobora RMC nizere ko movie nayo igira abayiyobora. Yego. Byose bigahurizwa hejuru muri ministeri. Yego. Ariko nanone uriya ni umunyarwanda wemerewe gutanga idea opinion ye kabisa. Yego. Yaba irenze yaba itarenze in the end twese nago opinion to making every day nago ziba zirenze. Yego. Hari gihe zimwe ziba zirenze hari izindi ziba zikiburamo ibivumbikisho. Uko niko society ikura. Ariko mu Rwanda nabonye iyo umuntu atanze itekerezo bitandukanye n'icyawe utangira kumurakara nk'akurwanya. Kandi ushobora kutemenya igitekerezo cyawe akakanya icyejo nkumva kirarenze. Yego. Hatanze avuga ni cyo kirarenze. So aho ngo ibyo byenda bigaragaza ko society yakuze. Yego. Mu Rwanda mubwire Kiramana ashyiraho disclaimer. Kabiri iyo bamaze kumenya ko ari comedie ahubwo boya Kiramana ashobora no gukora ibintu muri real life. Yego. Bakabazi ko ari comedy. No yabikoze muri real life. Yego. Gamagara abantu ndabahamagarira mwohereza amafaranga tuvuze umukinnyi wanjye yavunitse amaguru yombi. Bati sketch none yarirenze. Bati ataka script kare karenze kubera ikimumenyereye nka comedian. Yego. Ninde muntu mu Rwanda wiganye comedian? Cyokoze na nk'urugero nje mutazi ko ntakina comedy ntakina prank. Yego. Fashe inkoni nka kina scene nk'ubita abakobwa. Ahubwo ninjye waba uteje ikibazo. Kuko nje abantu bazi ko ibintu byanjye byose biri real. Yego. Mr nimba ari Louis de Finesse nimba ari Mr Bean yarapfuye bakeka yuko abeshya ko nabyo ari comedy baza kumusezera kamuri ati iyi sere noneho izasohoka irenze bagahita baseka. Yego. Kuko babonaga nabyo ari plank ari comedy. Yego. So ariko ubundi byari bije bite twari tukiri kuvuga uburyo abantu itekereza yabo nyine iba igenda igize ariko nicyo mvuga nuko societe nyarwanda kwambara neza dufite amatelefone ahenze ikintu dukeneye mu mutwe nugukuza ibitekerezo. Yego. Bamushanga afite na doctora yarize byahatari. Yego. Kuko mwishuri ntago biga gutekereza uretse ko kureba guha waka ngo kwandika kuri iki niki bigenda bisa n'ibityaza kuri ugenda usoma ibitabo kuri ugenda ureba amakuru atandukanye kubera kwenda wize indimi nyinshi igifaransa icyongereza. Yego. At least bigenda bigufasha ubwonko bwawe bugenda bumenyera gutekereza. Yego. Ubona ari iki dusabwa kugira ngo tugire imitekerereze y'Abanyarwanda kwitoza gutekereza. Abanyarwanda n'ubundi baratekereza n'ubundi ko hari abatekereza kujya ku murimo hari abatekereza n'ibindi. Ariko urabizi ko n'abana nimba ufite umwana w'imyaka 2 cyangwa 3 urabizi ko n'abatekereza. Yego. Kameme ajya gusohoka mu nzira bitekereje. Ahubwo icyo nibaza uburyo bagomba gutekerezamo. Nubango rero bikeneye ko dutekereza biri mature. Yego. To have mature thinking. Yego. Tukatekereza imitekerereze yagutse cyane. Iyo ni ituma uvuga ibintu tudahujeho. Yego. Ariko ni singurwanya sinumve kunandwanya sinumve kuri n'umwanzi. Yego. Kabiri bakamenyera ikintu kimeze nka debate. Yego. Mu Rwanda bimeze nkaho iyo uvuze ngo muvuge kuri iki kintu cya Kiramani bose bamera gutyo. Kiramani afite inote mwana. Ikintu cyambere dutinya kuvuga ku muntu ufite inote. Yego. Buriya Kiramani yabavukaye mwana arya bavuka kwa general. Gwe. Kiki. None wabona ukomeye abivuzeho ati rata nibyo natwe nibyo twashaka kuvuga. Yego. Bose bikarangira ko ngo bose nibyo bashaka kuvuga. Koko really nibyo mwashaka kuvuga. Oya.
byo mu isi yose uvuze bwa mbere influence abakurikiyeho cyane cyane y'akazi. Akaba ariyo mpamvu Nelson Mandela yaravuze ngo yego ngo buriya ngo hari ikintu nize kuri papa kubera ko yari umwami mu bwoko bwacu, donc kwa kundi kera haba ubwami muri butoya ku misozi ibiri akaba ari umuntu witwa umwami. Ngo iyi nama yabaga hari ikibazo agiye gukemura no guca urubanza, yego twajyaga ku ruziga buri muturage wese akavuga. Noneho muzehe yavugaga nyuma kubera ko umwami akaze yavuze mbere abantu bose batavuga ngo urata nibyo. Yego we yabaga agira ngo yumve ibitekerezo byanyu, ariko buryo ukaze avuga nyuma. Yego nanone bikamufasha ko abanza kumva ibya bose. Sinzi niba ndi kucyumva nk'ubu nanjye kuba mvuze gutya arabaza nyuma bavuga. Yego na Bibiliya avuga ngo umuntu yavuze mbere mu rubanza cyangwa wumva ari we munyakuri, ariko wa kabiri yaje akavuga baramuhinyuza. Yego so dukeneye rero sosiyete ikuze mu bitekerezo, yego no guhanganisha ibitekerezo no kuganira, yego no kuvuga ibintu bishingiye kuri iki ngivuze ngishingiye kuri gutya na gutya na kuriya, ku bintu bifite fact, cyane cyane ko turi kwinjira mu isi abantu bari kuvuga ngo ni abasesenguzi. Yego abantu bose baba rero abandi bamenye uko umusesenguzi. Yego at least ugomba kuba ushoboye gutekereza. Yego kabiri ugomba kuba uzi ko isi itabamo wowe wenyine. Bityo ukabanza ukanamenya uko abandi batekereza batandukanye, ukabasha kuba wabikombina hamwe ukavanamo ikintu. Ariko icyo kintu kikaba gishingiye ku bintu by'ubuhanga n'iby'ubwenge, kandi bimenya neza yuko ibyo bintu ugiye kubibwira abantu bose, kandi ntabwo wababyaye ngo bashyire amabwiriza n'amategeko y'uko babaho n'uko batekereza. Rimwe na rimwe umuntu wize akumva kubwira ibintu bitatu ngo hashoboka iki n'iki n'iki, icyo atavuze kimwe se. Nk'ubu ngubu ku kijyanye n'uvuga ngo ese imyaka 1000 ivugwa muri Bibiliya izaza cyangwa tuyirimo cyangwa se yararangiye, habaho views eshatu, icyo twita eschatology muri theology. Yego hama bavuga ngo iyo myaka 1000 yararangiye ubu turi mu bwami bw'Imana, hari navuga ngo ubu ngubu tuyirimo. Yego ubwo hari icyo bita post millennial, akaba icyo bita amillennial, akaba na millennial. Ngo bavuga ko tubirimo, abavuga ko twabirenze, aravuga ko tuzabijyamo. Yego muri theology bose barakwigisha, kandi nta nubwo mwarimu akubwira ngo ibi nibyo by'ukuri. Wapi ikintu cya mbere bari kugutoza. Yego muri iyi si ibitekerezo, umva ibitekerezo bya bose, urebe ikishingiye ku bimenyetso na fact zihamye. Yego niba umuntu avuze ngo ibi bintu byatuma hari abantu babikora, undi ashobora no kuzavanga, ariko ibi byatuma bigaragaza ko burya muri sosiyete nyarwanda hajya habamo abanyarugomo. Yego cyangwa se muri sosiyete ya kera mu Rwanda rwo hambere, nk'ubu kera hari igihe wacaga ku muntu akavuga ngo undi mideni ridashira, uri kumuciyeho uvuye kugura akwaga igiceri cy'10, ugataha bakagukubita ko wakimuhaye, kandi arakwiye ngo umuha mideni ridashira, kandi ukabuzi ko utamaye amafaranga yakubita zikakurenga. Ubwo ibyo ngibyo Kiramana bikinnye ngo ari kubyigisha abantu, ahubwo ari kwibutsa abantu ahashize habagamo urugomo. Nabyo nabonye script ye, ahashize habagamo urugomo rumeze gutya na gutya. Umuntu ashobora gukina ari umujenerali ukangisha abantu zicondica, tuzi ko mu Rwanda bibamo. Yego akaba yabarahana wewe ufite ibiye byangombwa. Nyereka cyangwa kuri umuntu, urabona ko Kiramana ajya abikina. Nyereka cyangwa kuri umuntu urakibuze akahita guhangayikisha. Nabikina uzavuga ngo ari gusebya leta, polisi n'ibiki. Hari igihe umuntu ambwiye igitekerezo kikansiga, nkumva nyine ko nanone ku rundi ruhande bisabe ko hazi ibitekerezo byinshi bitandukanye kuri yo sije. Noneho barangiza ko bakabikombina, uwo twakwita nk'umwami akavuga nyuma, ariko nanone ntavuge mbere. Sinzi ukuntu icyo byari bije, ariko nuko nabyo mu bintu bimeze. Pastor nari maze imyaka 3 natangara mu bintu byantangaje nicyo cyajemo. Yego nshingiye kuri ibyo bintu uri kumbwira, oya tuvuge ibindi ko ibyo n'ingero bizanye. Yego ariko reka nshingire ku byo wowe twari tumaze kuganira, kugira ngo n'abanyarwanda wenda tubahe ukuri gusobanutse kuri ibyo bintu. Nshingiye no kwitangazamakuru risigaye riba mu gihugu cy'u Rwanda, nsigaye mbona ko hari igihe umuntu atanga opinion ye cyangwa igitekerezo cye, ahubwo bo bakabigira beef. Ugasanga igitangazamakuru kimwe wenda kiravuze ati Scovia yashotoye runaka,
cyangwa se undi muntu yashotoye runaka nyine bagakuza ikintu kitagakwiriye gukura. Ari ikintu mba mbona. Yego. Niba byandika ngo washotoye runaka wowe cyuzi ko ari igitekerezo watanze. Yego. Uzi icyo wakoze. N'amategeko yabaje yabona ko icyo wakoze ari kizima. Yego. Bariya abantu ibyo batekereza it's none of your business. Nakubwira nk'urugero, hari abantu muri Amerika bavuga ngo Elon Musk ni ikigoryi, ntibimubuje kugira miliyari 400, nta wundi wigeze azigira. Yego. Yavuye muri miliyari 200, Trump atsinze ahita ajya muri 400. Yego. Trump Kamala Harris amwita ikigoryi, Hitler, fascist, umunyagitugu. Yego. Trump nawe akavuga ngo Kamala Harris ni idiot, incompetent woman. Yego. It's an opinion, nikakubona ntacyo wabihindura. Muri comment abajya bandika ngo Mutabazi ndi ikigoryi. Yego. Ntibimbuze kwinjiza amafaranga ninjiza, ntibimbuze ko hari abagabo b'abadokteri. Yego. Bama consultants bakanyishyura. Hari umuntu wacikirije amashoti uri kunyita ikigoryi. Nawe n'uburenganzira bwe. First of all nimbanze ndekone ko n'uburenganzira bwe. Kabiri buriya nanjye nuko ntabasha kumuvuga kuko we uretse wenda no kuba mbona ari ikigoryi ni ikigoryi kitanagiye ku ishuri. At least aravuga ngo ari injiji. At least ibyibuze iba yarize. Izi gusoma no kwandika. None baze none injiji itazi kwandika izina ryayo. Ariko tube society iri macuwa. Yego. Ibyo wowe icyo wakoze n'icyo wakoze. Ibyo abandi bagutekerezaho cyaje kuba business yawe ryari. Nk'urugero nimba udateganya kubiyamamazaho. Yego. Kabiri ibyo abantu bamvugaho hari umuntu uzakandika ngo ngewe ngo iki kigabo ngo ni ikigoryi ngo sinanareba ikiganiro cyacyo. Yego. Urabona ngo nkaha navuze akavuga ibintu wavuze usoza. Nese we yaba yabibonye. Mu by'ukuri n'uburenganzira bwe. Yego. Ushobora gusanga ariko kubera ko yahaze itabi, ushobora kubera ko yabuze akazi, mbese yaracanganyukiwe. Yego. Mu by'ukuri hejuru yuko yacanganyukirwe unamubuze kuvuga ibyicanganyukirwa ryese. Yego. ngo wowe kora ibyiza. Wishaka yuko abantu bose bemera kuri mwiza. Yego. Nshimwe ngo yakoboye impuzu. Sinzi ko babyita. Ariko nyine ibyo bintu byane banshime. Yego. Nuko se bigende bite. None se ariko nanone dufite societe nyine iri vulnerable mu gutanga ibitekerezo. Kuko abantu bamwe aravuga ngo agiye gutanga igitekerezo kwa namaze ubundi se iki urakita igitekerezo yego. Yego. Wacyubatse utese igitekerezo bacyubaka. You build an idea ubaka igitekerezo nkuko bubaka inzu. Yego. Wacyubatse ute. Wacyubakishije se ibyo wakuye. Yego. Donc ibice wubakishije igitekerezo. Wasomye ibitabo bingahe se? Ntacyo. Yego. Wiza ngahe? Ntayo. Kwiga wabaguha kangahe? Watekereje umwana ungahe iki? Wumvisha abandi bantu babivuzeho bangahe? Ibi bintu byatangiriye he? Wapi? Ngo ibi bintu abandi babyigana ni bangahe babyiganye? Nta numwe. Cyane wigeze ushaka no kubimenya. Mu bindi bihugu babikora gute? Ntushaka no kubimenya. Mese icyo kintu kwita igitekerezo cyavuye. Ni intuition. Intuitively byanjemo ngo numva byikubise mu bwonko mpita bivuga. Yego. Byo bita kuropoka. Ntago ari gutekereza. Yego. It's not called thinking. Nose pastor mu kamaro just talking nonsense kuko ibintu uvuga bigomba kuba making a sense. Yego. Ubundi ugomba kuvuga ku buryo n'umuntu ugupinga n'umwanzi wawe avuga atari ko ibintu nubwo tutajya it makes sense. It makes sense. Yego. So none pastor impamvu twakuzanya hano kugira ngo uganize abanyarwanda nuko tuzi ko uri umusesenguzi uri n'impuguke mu bintu bijyanye n'ubuzima bwa muntu cyangwa se n'ubumenyi bwa social media n'ibindi byose. Itangazamakuru muri iki gihugu risigaye rishyirwa mu majwi menshi ko riri muri bimwe bitiza umurindi imvugo nyandagazi, kuvuga ibitekerezo with no fact, sibyo? Rigatuma hari n'abantu riha intebe bavuga ibintu bidafite ikintu byafasha societe. Muri make wowe ubona itangazamakuru mu Rwanda cyangwa se abantu bakora ibintu bijyanye na social media bose dukwiriye guhindura iki? Ni icyo ubona kubera ko reka mbanze mvuga igitekerezo bwacyo. Yego. Mu buryo buri general. Ni nahiza mbihuze nicyo ubuyobozi bwacu butekereza. Yego. None making some conclusion. Yego. First of all, mu Rwanda niba navuze ngo turemye mu gishego. Mu muco w'u Rwanda harimo igishego. Gute se? Wagiye mu Rukari? Oya ntago ndajyayo. Uzanareba ukuntu igishego kirebwa.
yego muza tubireba iyo avuye mu kazi kandi ari umuntu wiyubashye ayo ashaka kuruka mu mutwe yego atemba ashaka kureba ibishego gutukana biri mu muco nyarwanda yego gutukana niyo mpamvu kakajwi afite viewership iri hejuru yego wayimurusha utese kuko yaje muri cya kintu bakunda kibarimo yego ndetse n'abona umuntu agarura mu gihe we ati akamutwa kuri nyina yego wo kagira gutya nyoko we vayo njya kugura byeri kandi nta n'umutima mubi. None ikibazo ni media gifite n'abanyarwanda bagifite bo bwabo yego uko u Rwanda rugenda rukura ruhura n'ibibazo bitandukanye bigenda bicanga abantu aribo bafata ibyemezo umuco nyine bikabananira kubihuza n'umuco wo hambere ariko buriya kare baba bayoboye umwanzuro babafashe buriya niwo ariko nyine kujya hasi aho byatangiriye yego kuki abantu bateye ko bateye ni kute twisanza yego ntago se umutware baje akamwanga ngo bamubatize akamwanga ngo padi ngo nubatize ku ruhanga ntacyo rwakoze ubwo ni imfura uru ruhanga ni imfura ngo ahubwo batiza hasi hano yego sera umutware yego icyo se igishego ni igishego cyane kuki ashaka ko babatiza hehe none se ubwo habonetse undi munyarwanda yego mu biganiro bye nyine ubwira ngo ku ruhanga agahita akubwira hasi yego urumva wagize ngo ibyo biganiro ntibirarebwa cyane cyane kandi n'abakomeye bakagenda babireba kandi mu kanya bakaza guhindukira bamwe bati rimwe na rimwe uvuga ngo ashaka ko ari umurokore w'umwadeperi ariko w'umuyobozi noneho yananiwe gucagura uburokore bwe n'umuco nyarwanda no kumva ko uburokore bwe budategeka umuco nyarwanda gusa ari uburenganzira bwe kububamo ariko mu muco nyarwanda lyrics z'indirimbo ngo rwagihuta ngo ni igikoko ni igiki yego hari indirimbo baririmbaga ngo namusange ngo nimba ari hehe ngo bajyane ngaho bakura abana sinzi ngo mu misozi he ngo aho bakura abana ababizi neza aho bakura abana baza ahari niyo misozi yavugaga bazi yari yego that's abanyarwanda unagerageje indirimbo za kera zari zirimo ibishego abanyarwanda ukoze joke zitarimo ikintu nk'icyo yego mu rukari inkingi ya mbere iba mu rukari yitwa ngo iki winjiye mu nzu y'umwami hariya reka mbikwigisha iriya neza hano nabonye ba roki kimomo bifotoreje ku nzu nyine y'umwami bayita inkingi y'imbabazi aho umwami yicaraga baba bagukatira urwo gupfa waza wiruka wakora kuri iyo nkingi naho gabemerewe kwica ariko kugira ngo uyigereho bakwica kutarayigeraho ntabwo ari abo bita ibisumizi gahita bigusumira bikakurangiza nawe wabishobora ukabacamo ukagenda ugafataho ko barabanga umwami ntiyicaye yica rubanda it's a philosophy kabiri indi nkingi ikurikiraho ugikata neza haba inkingi bita bize ndore mbona bihita aho nta gishego kirazamo inkingi iri impande neza y'urutara rw'umwami harya si rwo bitaga umuririmbo urutara rw'umwami aho yararaga bita umuririmbo iyo nkingi yitwa ngo iki byumva uhore yego pastor turakoze nshatse kwereka ko sometimes tugomba no kumenya kuki twisanza ese ubundi turabijera gute ibyo byose rero tukagenda tumenya uko byaba ikindi si turimo abana bacu bakurikira media y'isi yose aho Dana White wari mu kiganiro umunyamakuru akamubaza umugabo ufite miliyoni 300 z'idolari w'inshuti ya Donald Trump n'umukire miliyoni 300 z'idolari ni nazo Obama afite ubu uri umukire isa n'isabu zisanga kuri miliyari ubusigaje kuyakuba kabiri gatatu gusa kandi burya biroroshye noneho aramubaza ngo kuki wahaye ni umuyobozi wa UFC batera amakofi n'imigeri ngo kuki umuboxeri wamwemereye akavuga nabi cyakavuga amagambo akomeretsa LGBT community Dana White aramureba fuck you nta kindi yamubwiye iryo jambo rishyize mu kinyarwanda ukarivugira muri media nyarwanda byaba ari ikibazo bajya kukuvuza cyangwa kukuganiriza nka ba bakobwa bacu ibyo byose rero urubyiruko rwacu rureba izo media zose bamwe ushobora no gusanga batagitekereza mu kinyarwanda batekereza mu kinyamerika na mbere yo kucyita icyongereza nyita ikinyamerika ibyo byose rero igihe ukabivangira hamwe kubiha umurongo nyine biracyari
ingorabahizi gusa ubona bishoboka se mu kabari b'umunyarwanda w'umuco yego w'igishegu ubu umunyamerikakazi uvuga za shit mame uzamura intoki zo hagati ukora ibyo ushaka ukabikora uko ushaka yego wibishyira muri lyrics y'indirimbo utabizimije yego wibishyira muri interview nk'iyi utabizimije yego nacyumvise Elon Musk baramaje ngo uwitwa nimba ari Ige nimba ari nde umuyobozi wa Disney arashaka ngari kuvuga yuko azakura publicité ze kuri X kubera ko barekaje ikomeye ku isi nk'iya Davos ari cyangwa se indi stage yo muri Amerika ariko yahindi ari nini cyane yego nkuko na twavuga Youth Connect yo mu Rwanda n'izindi nk'izo yego cyangwa umushyikirano yari yicaye gutya yageretse kuguru kuni nakunda kwambara Santiago yego baramaza ngo ngo ko none ngo abatanga publicité bari kuvuga ko bazazikura kuri X yego aravuga ngo ngo nantuza ngo Ige ngo Disney ngo arangira avuga ngo njyewe Elon Musk umukire wa mbere ku isi ugashaka kunkora blackmailing umwangisha ngo watwara publicité ngo go yourself yego go yego ababimumva bari bazi kavuze ngo go yourself nyine yego ari ni Elon Musk ari kuri stage nini nkiyo umukire dire bikavaringa ariko ntabwo yabiremereje ngo Elon Musk ngo yavuze imvugo z'inyandagazi ngo this and that ngo you see and you see ko mu Rwanda akiri icyo kibazo cyo gutiza umurindi s'abantu wenda bavuze ibintu nk'ibyo muri media yego bijyanisha none n'icyo ubuyobozi buvuga ariko mu buzima mu rugo iwanyu kubajyama bawe muri quartier can use it yego in the media don't use it nutekereza ko bari abayobozi muri Amerika bo iyo nk'urugero abayobozi muri Amerika abasenateri bose n'ubabona bambaye suit yego uretse umutipe ukunda kwambara ama capsho ufite amatatuwaje muri skinhead na hano gutya bita John Fetterman yego umusenateri ariko abandi bahora bambaye suit nese muri quartier wabo batambara amakabutura n'ibindi byose kabiri imvuga abayobozi bo muri Amerika bakoresha iyo bari kumwe n'abajyama babo arizo bakoresha oya nubango natwe dushobora kuba gutyo yego mu buzima busanzwe ukora ibyo ushaka yari umuyobozi ukomeye hano mu Rwanda nzi rwose umurebeye inyuma ntiwamenya ko ubona n'umuntu byose ibintu bye biri seriye ku murongo yego ariko abantu bamuzi mu buzima busanzwe noneho bw'abajyama muri quartier muri weekend yego bari kuryoshya agati brage ze zose bari ku gitsina yego igishego cyadanje yego ariko nyine se nimba wabasha kubijera yego igishego akakikora ari uko ari muri quartier n'abajyama kuki ushaka kugikora in the media so ni umurongo watekerejwe kandi kubahiriza no kuvuga abanyarwanda bagakwiriye kumenya aho bari n'ibyo bagomba kubavugira yego yego ni umuco nyarwanda ubanga ibyahi babimesera mu mugikari yego urubanza rwa gatanya baruburanisha mu ruhezo kuko mugiye kuvuga mubeshyira namuvugisha ukuri yego byari nibyo mu buriri byose ujye bagiye kubivuga bitoroye umucamanza akariko kazi akabyumva ariko nibashaka ko rubandi zigateramo na kamera zose bakaza kubyumva yego niyo mpamvu urubanza rwa gatanya rubera mu muhezo so pastor wenda tunasoza reka nkubaze ikibazo cya nyuma urubyiruko rw'u Rwanda nitwe Rwanda rw'ejo nkuko babivuga ariko iyo urebye mu mikorere mu buryo batwaramo ibintu ubona ko hajemo kwangirika mu mitekerereze ubona dusabwa iki nk'urubyiruko tuzavamo Rwanda rw'ejo kugira ngo dukomeze dukora ibintu mu buryo bwiza kandi bwateza imbere igihugu kubera ko urubyiruko rwinshi basigaye banywa ibiyobyabwenge gusinda kwa hato na hato ubona dusabwa iki biroroshye yego ababyeyi ni barere bareke korora yego ko ababyeyi benshi barorora mu Rwanda ntibarera bishatse kuvuga iki arakubyara akajya kugurira ibiryo kandi ingurube bayigurira ibiryo yego ngakishira minerivare kandi ku ishuri ntago bakwigisha kuba umugabo bakwigisha x na y na y na z ntibanakwigisha gusoma igitabo amashuri ya hano niyo mvuga yego ababyeyi ni barere bigisha indagaciro bigishe urubyiruko abana babo ngo think like this yego there is this thinking yego ubuzima ni gutya
success is this, life is this, marriage is this, family is this. Umuryango ni iki, ubuzima ni iki, gutsinda ni iki. Noneho nibarangiza icyo bereka abajene babo kugomba kubaho ufite intego mu buzima, a sense of purpose. Nubona abantu basinda ntugire ni ikindi, nimbura mumaro, nta ntego. Noneho nujya kubona ukabona umuntu yabaye imbura mumaro y'imbura mukoro, uyu muntu we buriya anakwica ariko buriya kuko nta kintu abereyeho. Yego. Nubaho wumva kubereyeho abandi, ubereyeho societe, isi gukeneyemo byinshi, kandi ibyo ari byo bigize agaciro kawe n'ubugabo bwawe n'icyubahiro cyawe. Yego. Warabitojwe naso, ukaba uzi ko aribyo bizamuteza ishema kubona uri umunyamumaro muri societe. Yego. Ntabwo uzajya gusinda. Ubona ikibazo ni ariko nubuzi ko ubuzima ari ukuryoshya. Yego. Ubaka kandi ukabuzi ko ariko gaciro ari kugira amafaranga menshi. Yego. Swaturi stupid nkaso cyangwa so ni umugabo ariko ntago yigeze akuganiriza. Ikibazo n'ababyeyi yategereje kuzi ubundi ikibazo n'ababyeyi mu byacu murayicaye. Yego. Umuntu yari imbwa se nawe abariyo. Yego. Cyangwa se akaba ari indangare. Yego. None se ari ubu kiretse wenda umubyeyi bwati nagerageje ibishoboka ariko nawe akatwereka uburyo yagerageje. Urugero umuntu afite miliyari. Yego. Umwana we akamufata akamugurira Brabus. No, mucishe mu nzira waciyemo ujya kugera kuri miliyari. Umwubakemo indangagaciro, mwubakemo stamina na strength. Kandi icyo turwanira ari ukugira ngo abana bacu batazavunika nk'uko twavunitse. Witwa Eric Prince afite societe bita Black Waters. Yego. Ni societe yigeze gukoresha $60 mu mwaka umwe yo kuburana gusa, yo kwishyura abavoka. Yego. Kubera ko yagiye afata amakontra yo kujya kurwana, nyine afite nka Wagner ariko y'Inyamerika. Yego. Yitwa Black Waters. Agasinya kontra yo gutwika igiturage, akagitwika. Yego. N'abaturage bakagipfiramo, bakamujyana mu manza, agaburana akazitsinda. Yego. Eric Prince iwabo barabakire, bakora amamoteri y'amamodoka ahenze. Yego. Ariko bakagira umuco wango urabanza ugende ushaka ubuzima kugera ku myaka 30. Nuba unsuccessful, nudatsinda uzagumeyo. Yego. Uzakomeza ushakisha. Nuba successful uzagaruke none winjiye muri business ya family ari kuri successful. Yego. Tuve kuri president cyangwa uri minister cyangwa uri general. Shaka umwana wawe aba general ko nawe wabigeze uri general. Yego. Nge bura ntago nahita nkujyana muri mayonnaise. Ntagucisha ku rugamba ku buryo uzajya kwa general ufite igikomere hano cya danje. Cyangwa ugapfirayo. Ariko ababyeyi ntago biteguye icyo kintu. Ashaka aba general wanyura mu bibazo kugira ngo ariko utarigeze anarara waraye ku muhanda se uburinzi kuri rompu. Ukanirukanka n'amabanda. Yego. Kubita jido. Kubita jido ntago ryabandira zananirwa kugutera igisongo. Umwana ngwa general cyangwa minister. Bizasaba ube tafu sasa. Yego. Uwo Eric Prince yaragiye ajya muri Navy SEAL. Akora imyitozo ya Navy SEAL kandi bari abanyamerika benshi ntago bayishobora. Yego. Kandi umwana w'abakire akora kariyeri muri Navy. Bamubwiye ngo agaruke muri business family yararanga. Yego. Aravuga ngo nabonye kariyeri yanjye kwica bindi mu maraso, nzakora ibiraka byo kwica tu. Ntago nzigera ngaruka gukora moteri. Yego. Ubu Eric Prince ni umuntu isi yubashye. Yego. Akaba n'umuntu wa president bashobora kugisha inama y'urugamba ahantu hatandukanye no muri Kongo nanumvise ngo yari yajeyo. Bere bamuhaye ufaranga buke yisubirirayo. Yego. Uko ni kumuntu abumugabo. Ababyeyi bacu rero aragwa ngo nagutanya amashuri wiga Oxford kandi twe nitwize kandi urabona ko twigeje ahangaha. Ariko hari ibintu ufite muri wowe wagakwiriye guha umwana kandi wamuha ishuri ritamuha. Yego. Niyo mpamvu wabigezeho hari abafite amashuri batabigezeho. Ahubwo ibyo bintu urabimuha uti. Yego. Azabyihase basi mubwira aho waciye umubwira uti nawe genda uhanyure. Yego. Wumve muri wowe wiyubatsemo kuba umugabo. Bakora iki rero ababyeyi nibakore akazi kabo ko kurera bareke korora. Yego. Kugaburira umuntu no kumuha amafaranga no ntabwo bihagije. Muha uburere, muha intekerezo, ubaka mentale ye. Yego. Ubaka mento ye. Yego. Ubaka imitekerereze ye. Yego. Hano umwana ashobora kuvuga nk'ikintu ngo ati mwana wanjye. Igitekerezo urantengushye. Yego. Igitekerezo kiragaye kirasuzuma. Ntabwo nabyizeraga muri rusange. Kubera iki isi yakugira gutyo. Ikindi kintu twakora dushyira imbaraga mu gusoma no gukurikira
ibiba hirya no hino mu isi yego bise ni naho bitwubaka uko sosiyete zibaho yego uko abantu babaho uko abantu babana Yego. nabo badahuje Yego. muri diversity yego uburyo abantu bubahana uburyo abantu bubaha uburenganzira bw'abandi yego kuko bimeze nk'aho twitwara nk'utunyamaswa yego twitwara nk'abantu badafite imanite umuntu buri tara iyo urangije segonderi bavuga ngo ufite imanite yego imanite kandi nyine uyishyize mu yindi mvugo nyine nuko ufite ubumuntu yego buriya ni nk'aho bavuze mu buryo bwa academic umuntu utarize senior 6 ya segonderi ntabwo aba ari umuntu ashobora gukora nk'ikintu cy'akanyamaswa kagakoze akagikubita hariya cyangwa igitekerezo cy'akanyamaswa kagakubita hariya yego agakonyora rights z'abandi yego akavuga ibintu atibuka yuko ntabwo uri umwami kuko abanyarwanda benshi afose kutiga bose batekereza ko ari abami buri wese ni umwami ku giti cye yego aka ntibyashoboka hano abaye umwami yabuma yego buri wese ashaka ko bamuririmba yuvuze igitekerezo gitandukanye n'icyo yumva yarwana please so nibarangiza ikindi bige gutekereza train your mind to think aba rubyiruko waba ushonje train your mind to think njyewe narashonje nategaga 2 mu cyumweru soma ibitabo byatari by'icyongereza by'igifaransa ndabisoma nkurikira media zitandukanye nsoma ibitabo nkurikira ama conference y'abantu badanje ndanye ndavuga ngo ngiye kubaka ubwonko bwanjye ku buryo nzajya mvuga amasaha 8 ntacecetse ntasubiyemo igitekerezo navuze kandi umuntu uri kunkurikira yumva ibitekerezo byanjye bityaye biremereye bimurenzeho ndavuga niyo nzicwa n'inzara nzicwa n'inzara ariko ibitekerezo ntisukirwe ibyo maze kubikora byibuza ninjiza hagati y'ibihumbi 700 na miliyoni ku kwezi buri kwezi biturutse mu bitekerezo without a contract nta contract ngira nta nubwo mba mfite ngo nabura kuyinjiza just mind yanjye igomba gutuma nyinjiza ntibikunda ngomba kuyinjiza at any cost so rero uru rubyiruko rwacu ni mukora icyo ngicyo mwiyubakemo entrepreneurship guhanga imirimo kugira ibyo ukora mwiyubakemo spirit of excellence niyo nahindira ibindi tuzabiganira ubutaha yes reka tugushimire tuzishimira kuganira nawe pastor n'ukuri kw'Imana ikindi ya media bavugaga ngo yahindura iki ibintu byose twaganiriye bigeze mba tuganira abantu naho twakomeje ku bantu twavuga twigendera yego tuvuga ku bitekerezo bavuze dukomeza yego none abandi araza yajya kuvuga kuri Scovia akajya uko ngo Scovia yavutse ngo hatuye uri kumusebya uri kumwinjirira atiretse wavuze ku gitekerezo cye ntunabitindeho ukagaragaza icyawe abantu bari kudukurikira barabiwaitinga bumva ikiremereye kurenza iki niki gituma wibasira mwene so mugenzi wawe so abanyarwanda twige kuganira ku bitekerezo let's speak ideas debate ideas fight ideas and be brothers and have our arms and dusigarane umwanya wo guhagingana dusangira ako tubasha gakonje no gukundana ariko aho bigeze ku bitekerezo mbese tujye tureka ibitekerezo byacu bibiri birwane ariko tubifate nkaho ibitekerezo ntacyo dupfana nabyo ku buryo nyuma y'uko ibitekerezo biri kurwana twe twajya mu kabari twaba twigane tuvuga wakoze ikiganiro gikubita hasi igitekerezo cyanjye nanjye njya ku kindi gitangazamakuru muri kiganiro gikubita hasi igitekerezo cyawe buri wese aritorora ariko mu gihe video ziri gusohoka kuri YouTube tukaba twicaye turi gusangira igikonje of course we are brothers we are friends so abanyarwanda rero abanyarwanda bari kumva what we have to do kugira ngo society ibe nziza reka tugushimire ko wemeye kuganira natwe tuzifuza kongera kukugarura hano ku Nganzo Media TV wakoze cyane murakoze namwe kandi nanjye nzanezwa no kubona ko babirebye babyitabiriye cyane cya kabiri kubireba kwabo kuzabitera ko twanagaruka kuko iyo batabirebye tubara ko batabikunze kandi twebwe ntabwo tuza kuvuga ibyo bakunze ahubwo twebwe iyo tubonye ahantu badakunze ibyacu tujya ahandi babikunze kubera yuko nuko turi abantu b'abagabo kandi twumva yuko tugomba gusangiza ubwo bugabo abandi ubugabo n'ibitekerezo ubugabo ni as a man thinketh in his heart so he is niko birivuga umugabo nibyo atekereza ntago ari byo atunze ariko hari abantu baba kizerera mu kuvuga ngo ubitunze niwe mugabo reka nkwereke ni gute uzabona umukobwa mwiza ukumva yuko ufite amafaranga menshi n'imodoka nziza ari we gitangaza ntubindaye n'abagabo bari hanze biteguye kuba yakuvuga ati njyewe igipangu njyewe imodoka se niki ibride se ariko ni wubaka mu mitekerereze uzanareba amafaranga uvuga ngo no that's cheap ibyo biraciriritse nta muntu wibashye wakora atyo byari byiza ariko
Yego. that's not me. Yego. Aya mafaranga nzayakorera ninayakorera ngo nyabone. Yego. Ubuzima si amafaranga gusa, Yego. kuko hari ukundi kuntu wubatse muri wowe intekerezo Yego. zo icyo wita ubuzima ni iki, icyo wita success ni iki, Yego. icyo wita ubutwari ni iki. Yego. Kuko nk'urugero abantu benshi abo ndeba b'abajene bazi ko nko kubakorera leta ukiba miliyari ari ubutwari, kubera ko base baboroye batabareze, bazi ko ari uko bimeze. Yego. Niyo leta yakirwa ihigana nabo bamwe izabafata abandi ntabizafata. Reka njya ngako kasozo ndi gushaka gukora ni ukuvuga ngo usanga abantu bahirimbanira kuba imbwa. Wa muntu wajya isi yagenda ababwira ngo inyana y'imbwa yuje etaje, inyana y'imbwa ifite Range Rover. Yajya mu ishuri amaza ngo umushaka kuzaba iki, ngo nzaba inyana y'imbwa. Mwarimu yamaza kubera iki inyana y'imbwa ngo ifite etaje, inyana y'imbwa ifite iki. Nko kuvuga ngo iyo abantu batubatse ibintu mu ntekerezo usanga abantu bari guhirimbanira kuba imbwa bazi ko ari bwo bugabo, kuko ntibazi ubugabo ari iki. Usanga bari guhirimbanira kwambara imyenda ihenze nk'aho bazi ko barimba kurenza uburabo byo bwo mu kinani. Usanga abantu bazi ko agaciro kabo ari umubare w'amafaranga ejo akajya kuyiba. Usanga abantu atazi kubaha umuntu udafite amafaranga kandi wenda ibitekerezo bye ari bizima. Ikindi bottom line, sosiyete nyafurika nta wenda ntabwo u Rwanda rwonyine turamenya agaciro k'ibitekerezo. Niyo mpamvu umuntu abona afite ibitekerezo nk'ibi, umwana umuntu wese ko udafite amamiliyari mwana, ni ukuvuga ngo ntago azi ko ibi bitekerezo bishobora ubwabyo kubyarira Afurika amamiliyari menshi, kuko ibitekerezo bibyara amafaranga. None se nimba kariyeri yanjye, none se nk'urugero ntuzi abantu bagize amafaranga menshi biturutse ko ari abafilozofe gusa, he is a philosopher. Ntago ushaka kumbwira rero ngo reka kuba umufilozofa ngo ujye gukora uruganda rw'akawunga, kuko abafite uruganda rw'akawunga bakeneye filozofiye. Igitabo yanditse barakigura, agurishe kopi miliyoni, nawe abe miliyoneri, ariko bitagombeye kajya gukora uruganda rw'akawunga. So rero nimba mbona abantu badafite ibitekerezo, bafite ububwa kandi bahirimbanira ububwa bazi ko ari ubugabo, nje nshobora kubaka uburyo umuntu yava mu bubwa bw'umugabo, uburyo umuntu yava muri ibyo bintu by'imitekerereze azamuka, nkategereza yuko izo mpinduka zizababamo mukazangurira, kuko ubwayo ni product. Don't tell me jya gukora nibyo ndi kuri nje kuvuga no gukora, uretse ko bisigaye binyinjiriza, ariko natangiye kuvuga bitinjiza. Ariko at least uyu munsi kuvuga binyinjiriza hagati y'ibihumbi 500 na 700 buri kwezi, andi nkayashakira ahandi. Ariko nanone nagarika abanyarwanda bose bazinjiza mu kuvuga kabiri. Ushobora kwinjiza mu kuvuga ibyubaka, ushobora no kwinjiza mu kuvuga ibyo bishego bikazahukurura no kuvuga n'ibindi. Ariko noneho kimwe cyo kubaka intekerezo, tutagiye mu bintu byinshi. Teach your mind, train your mind to think. Gira purpose mu buzima bwawe, kandi wiyubakemo indangagaciro mu buryo butandukanye. Ibyo kandi tubikure ku babyeyi, natwe dukomereze aho bagereje. Ndumva aricyo navuga. Urwanira intego zawe, urwanira inzozi zawe, nunanirwa wongera ugerageze, kuko ubutwari no gutsinda ntago ari ukugera ku musaruro, ahubwo ni uko uri kubikora kandi ukaba watanze ibyo ushoboye uyu munsi, ejo ugatanga ibiruta ibyo watanze ejo hashize. Nta wundi muntu mu competing, wowe uri gukompetinga na wowe w'ejo hashize. Nk'urugero nkunda kubwira abantu nkabwira ngo mu bijyanye no gutekereza mu Rwanda nta muntu hari unkurikira, ko bikoze gutyo ntawe nkompetinga nawe, abonye nkompetinga nibyo navuze ejo. Uyu munsi ngomba kuvuga ibiruta ibyo navuze ejo. Ubwo biransaba kujya gusoma ibindi bitabo, biransaba kujya gukora indi research, biransaba kumva abandi bagabo, ko numva Icyongereza neza, Igifaransa neza, n'ibindi bitandukanye. Reka minira aho ngaho rero. We need to think, we need to use our brain, you know. Njyewe ndi Runtime, every account za social media wansangaho. Tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. See you next time.